muhora cyeye nyaruka nyarukirayo umungirire azaze ejo wanyeretse urukundo rurambuye n'ukuri naranyuzwe nubwo ntacyo navuze ibanga ni iry'ababiri nabirote wowe iwanjye ntibikabe ibitotsi biba bike nkaceceka ndora amaherezo y'ibyo bintu umutima ukanga ugatera cyane nibutse ibijyanye n'intoki byo ntacyo nabivugaho ntago zikurya ntago bitangira byatangiye bindya utaragutashye cyane uw'Imana yakugeneye ndagusuje kandi nguhaye ikaze ukurikiranye Lioness All Talent cyangwa se Lata uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba nguhaye ikaze cyane wowe uri mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara ya gatanu ariyo ya diaspora twongeye kugaruka kuri wa mwanya tuza dufite impano nyinshi zigiye zitandukanye ariko none uyu munsi tuje na specialite y'impano idasanzwe agiye kwinjira nk'umuntu w'umunyempano wowe ntucikwe n'iki kiganiro tugiye kugirana kugira ngo urebe ibyiza byinshi atubikiye tuguhaye ikaze kuri Lioness All Talent murakoze cyane yes uratangira twibwira nk'umuhanzi nyine winjirana n'impano yawe ubusanzwe rero nk'intore zose nabwo twivuga biraho amazina ni Solange Umuhoza ariko dufite uko twivuga mu buryo bwa gitore ndi umuhoza usingiza bidasumbwa Solange usangiza abamusanze umuzina nzika nkaba umuhuza nkaba umwari w'umunyarwandakazi ndi wizihiwe nibonda bari n'abategarugori bose bambonye batega amaboko bati ngo nyiri imirigaje bose barayamparira erega ndavugiye mu mpinga Gisaka bashaka babikiranyaga imihogo bose baracutse inyambo zirahindukira zo nziza zitikoma akaboko ntabwo ndi uwo gusa kandi nduwiziwe n'ibondo burya numbona uzandata ndi umuhoza usingiza bidasumbwa rero Solange usangiza abamusanze umuzina nzika nkaba umuhuza nkaba umwari w'umunyarwandakazi kandi ndi umunyurarembo si ndi umunyuracyansi wow ni ikivugo ni ukwivuga wowe uko nuko kwivugwa kwawe ubundi mu buryo bw'umuco nyarwanda tugira ikivugo tukagira n'igisingizo abagabo barivuga abakobwa tukisingiza mvuze ni igisingizo uri umunyurarembo ntabwo uri umunyuracyane umwari w'umunyarwandakazi umwari ubereye u Rwanda ngira ngo mubonye ukuntu yinjiye nk'umuntu bijya bigorana ko watungura umuntu ngo ngaho nyibwira hino mpita mvuga nti ngiye nitwa kanaka gusa tukaba turabisoje ariko wowe nk'umuntu w'umuhanzi winjiye nyine nk'umuhanzi uyu munsi rero tuje kugira ngo usangize abantu bakurikiranye Lioness All Talent ku bijyanye n'impano zawe yes ubundi impano zawe ni izihe ko ndebye ubwo ni nyinshi ntabwo njye nazisobanura ngo nzivuge cyangwa se zikaba ntazi ukuntu zitwa ufite impano zimeze gute buriya ngiye kukubwira impano zanjye buri tayari ko ugiye kuzandika ahantu cyane rwose bagakayerekana ngira impano burya hari icyo bita impano ariko hari n'icyo umuntu aba azi neza ko ari impano ariko wenda atari impano gusa icyo bita impano ntekereza ko wenda ari ikintu cyose umuntu ashobora kuba yakoresha kikamutunga sinzi niba ari muri ubwo buryo uretse ko harimo n'abafite impano ziba zitabatunze ariko baba bazifite impano rero mfite impano yo kuririmba mfite impano yo gusiga mfite impano ubwo hari izidashobora kugaragara kuri kamera gushushanya mfite impano yo gukina amakomedi amakinamico mfite impano mbese yo gusetsa izo ni impano zose nshobora gukoresha mfite impano ya fashion kuba nshobora kuba nakorera nk'iherena mu gitenge nka designinga nkaryambara izo zose ni impano ariko izibanze nkoresha ni ukuririmba gucuranga ndetse no kugusiga mu buryo bwo hanze gusiga ubu ufite ibisigo byawe cyane. Twagiriwe umugisha uyu munsi ndizera ko turagirana ikiganiro cyiza kandi ikiganiro kiri bunyure buri wese. Duhereye nko kugusiga, ubu ngubu umaze nko kugira ibisigo bingahe urebye?
nk'ibisigo wenda 15. 15. ubwo ibyo ngibyo nibyo mbasha kuba nashyira hanze mu ruhame, ariko hari n'ibindi biri mu makaye byinshi, ni nk'ibisigo nka 60 ngiye kureba. Gusa hari ibyo nkora byagiye hanze kuri YouTube, ariko hari n'ibyo ntarakora. Ibisigo byawe umuntu yabisanga ku yihe platform? Umusizi YouTube, Umusizi Umuhoza Soul cyangwa se Umusizi Umuhoza TV, cyangwa se ukareba ku wenda ushaka kugira ngo urebe udushoti, hari igihe ushaka kujya kureba wenda kuri TikTok hari ubwo ushaka kujya wenda ukabona udusigo dutoya tugahita tukurangira platform ya YouTube. Ubwo rero igisigo cyanjye ushaka kubona wenda kuri TikTok ushaka kujya ukareba kuri Umusizi Umuhoza Soul, ariko YouTube ni Umusizi Umuhoza TV. Wow, ni byiza cyane. Ubu ngubu wibuka nk'igisigo cya mbere waba warakoze mu buzima? Igisigo nakoze cya mbere ndakibuka, ni igisigo nakoze cyitwa Bapfiki. Ni igisigo kivuga ku mibereho y'abaramukazi, abakazana na ba nyirabukwe, imibanire yabo, usanga bacengana, batukana, barwana, bashwana. Ndavuga nti rero iyi mico n'imyitwarire reka ngire uburyo kinyikoramo. Icyo nicyo gisigo cya mbere nakoze kuri YouTube. Ni byiza cyane. Haba hari nka story se wenda yaba yaragutumye wandika kuri icyo gisigo, cyangwa nuko ubibona muri rusange ariko bimeze? Ni ibisigo iyo umuntu ajya gukora ubusizi ntabwo yirebaho. Umuhanzi burya yagiye inganzira aguka, ushobora kubona imibanire y'abaturanyi, ushobora kubona imibanire y'abantu bo hanze, abana ariko se buriya byari bikwiye. Gusa arongera avuga nti ihorere ryaba ruwariraye naranye n'inyamaswa mbura amajanja, bivuze ngo ntabwo waribara utararibona. Nanjye nabanje iki gisigo nagikoze nyuma yaho mboneye muramukazi wanjye, ndavuga nti reka ndebe se koko ibintu bavuze nibyo. Ndavuga nti ubundi Bapfiki, nuko nahimbye icyo gisigo. Ni byiza cyane. Ushobora kukitubwiraho cyangwa hari nk'ikindi uraza kudusangiza, niba hari nk'akantu wibukaho ntabwo ari ngombwa ngo cyose ube wakivuga? Igisigo cya Bapfiki nababwiraho gatoya, ariko hari icyo ndi bubasangize wenda ari mu byifuzo. Oya, turahari, ahubwo tugize amahirwe waduha byinshi. Imana yose ndayibakoreraho. Natangiye ngira nti Bapfiki, mbe Bapfiki, ariko buri uroye kirahari. Nuko nakuze numva ngo abaramukazi umukazana amabuka ngo ntibavugwa rumwe hose, ariko se Bapfiki, buri uroye Bapfiki, ihorere ryaba ruwariraye naranye n'inyamaswa mbura amajanja, ugeze sakwe bivane mu migani bisakuzo ry'imbwira ibyawe, dore ko kirya abandi bajya kukirya kikishaririza. Mbwira neza ibyawe imvaho utigira mwiza kuko ndakuze utanze. Mwana wa mama rero si amarangamutima nteruye, ahubwo ni impanuro. Ntega amatwi impanga amaso ngo impamvu nawe ari mwiza nk'uko nawe uri mwiza utigira mwiza w'umusizi. Abakazana ngo nuko nguko ngo bapfa ubusa ngo niki icara ngubwire. Mvuga ngo ni kirekire, reka mbacire mu mayange. Ni byiza cyane, byiza cyane. Abagishaka bazajya bazakireba kuri Umusizi Umuhoza TV, kiriho cyose, ushobora kumva amagambo arimo. Nawe hari ubutumwa ashobora kugusigira, kubera yuko abahanzi ndetse n'abasizi baba bashaka kugira ngo batambutse ubutumwa bwabo, cyane cyane ubutumwa bwubaka umuryango, kugira ngo umuryango byibuze urusheho kuba mwiza. Tukiri ku busizi bwawe, ibintu gusiga ubona warabikomoye nkahe? Ni ibintu byizanye gutyo cyangwa bifite inkomoko? Uraye rero dara bintu bigira inkomoko. Yego. Kera nkiri umwana ntabwo nari nzi ko wenda umuntu ashaka gukuza impano bifite aho biva, ariko naricenganiriza mama ambwira ati rero iwacu njyewe aho twaraye umuhuro iyo nahageraga ntabwo ryaremaga. Ndeba neza yuko koko iyo umuntu ashaje hari igihe wenda aba yarabikoraga ari muto, wowe ukumva ni ibyo gukabya by'abakecuru nkabica amazi. Ejo bundi rero nibwo naganirije abantu b'intore, nsanga neza igisantera cy'iwacu kwa mama gifite inkomoko no kwa Masamba Intore. Nsanga n'ubundi ruvuga ngo Masamba Intore Muyango, icyo gisantera kirimo aho ngaho ku isoko yabo sekuru niwe sekuru wa mama. Nganiriza Masamba Intore ambwira koko ko ari byo, ambwira ko ndi umwuzukuru w'Intaganzwa. Birangira n'ubundi nisanze ari ya nkomoko hahandi ku isoko. Ubwo rero iyo ntekereza ko ariho byaturutse kabisa. Uba kugira ngo ubimenye, wabimenye ryari? Nuko wakundaga wumva bikuzamo ukiri muto?
ntangira kwiga nize nkunda ikinyarwanda nkomeza nkunda ikinyarwanda bategura ibintu runaka ugasanga naserutse mu ba mbere animatrice yakora ubukwe nkajya kuvuga umuvugo ntsinda ikizamini ku rwego rw'uko natsinze ikinyarwanda mwarimu akambwira ati felicitation kabisa wakoze neza ibyo byase binyereka yuko nshobora kwiga indimi n'ubuvanganzo ko nsoza troncome byatumye niga kizeho umwete banyoreza ku Nyundo muri lycée groupe scolaire Notre Dame d'Afrique de Nyundo ndanabasuje aho bari hose ndabaramukije tubahaye yambu cyane abantu bose beza muri promotion ya 2016 ndabaramukije cyane yego bivuze ngo nta na rimwe umuntu akorana impano atayiyumvamo ahubwo ari ukuntu tuyikorana ntituyizamure ariko nakuze nyumva ni byiza cyane turakomeza dutarame unatubwira muri rusange ibijyanye n'impano zawe hari igisigo wari watubwiye uratuvugiraho hano kuri Lioness All Talent kugira ngo n'abandi bose ubahereze n'imbaraga nacyo wakitubwira igisigo rero nakise ni ntampuhwe ni ntampuhwe navuga ukuntu ibiyobyabwenge mu rubyiruko ntampuhwe bigira nta hantu namwe wabihungira ariko igihe cyose wabigiyemo ukabigira ibyawe birangira bigusenyeye natangiye ngira nti ubwo urabyutse nta by'akarimo mbese uragiye nta n'igishyika ugasiga iwawe rukinga abanenga intaho yawe n'imbarumane ngo umugabo niwo ntubaze ubu ugataha igicuku iki cyo ubwo kuyikura mu gacumi kagucumi gukura mu bagabo umugore wawe ni magorwa buri kutashyira hondagura ndumva ndambiwe kubyumva rwose ndumva nkumbuye inkuru nziza umugabo uhunga ibiyobyabwenge akagira ubwenge akavuga neza nkweto umutwaro ukanyizihira uroye urubyiruko rubitozwa rubitorora runabiratire na rubanda ariko ye harya ngo ubanyishyana ari umwe rumirwa ashima inkingi reka ndabivuze byose sinyina simvugira mivumbi kuzamuvumba mubuze mu nshuti nta gihombo homba kase tusa sufisa de pahendi tu inkuru nazanye zuzuye amagana naguranwa amagana kuri kwinshi nako se kwiza n'ubundi nagahora ganza ajya hanze nawe niwishira no kubya yarumiwe ubwo nyamukoko bwasohotse iwacu njya ku muhanda kugura umunyu umusore twakubitanye amaso sarasizoye bishyira kera ubwo bidatinze ati nkagusura nyamwari nanjye ganarashimye nigese udakunda ibya viziyo ubwo mva hasi ndanasizoye ntegurije iwacu barabishima gusa nkatinya imvuga akoresha yego ni mwiza si ugushyinga imbavu umunani zo ni ndende ubukombe ibigango ni rudasumbwa akagira amenyo yerada agaseka neza cyane ishinya n'umukara byo ntubaze nkurange ndacyayibara umusore yinjiye mu muryango asuhuza bose aramperuka nibwo yampobeye biratinda gusa umusaza agumya amureba ati musaza salama neza ati baby yanyu ni n'iki kiti nzabacangamo n'akabyeri maze ababyeyi umuhe umugisha ubwo umusaza arumiwe arumagiye wafunga ijambo gusa ubwo umusore asezere ku babyeyi ahagurutse ngo agende yuname kibiri tugokirago agize ngo nemye kugitora itabi ry'isigara rigwa hasi ubwo umusaza ava mu rushya ati kaburi cyago mviraho umwana wanjye si ikirumbo ubwo umusore ajugunya hirya maze umusaza agwa ingarame hasi hejuru rubuze gica ubwo abo bayobozi baje bahuriye umusaza turufuzi umusore ambitswa cy'amapingu ntange sinkirongo yikaraba byo bwenge ng'intandaro byose hose buryo ujye umubona atembera imitsi itembamo amayoga ibitugu byuzuyemo imyotsi ibiyobyo bwenge bye birukwije urumogiza mugona shisha hari kanyanga na cocaine igira umuturanyi marijuana erega ndabizi nta mpuhwe reka gakunga urubyiruko ukora uko ushoboreye mazaza inzara nizo uzayitsinde indezo wahayeho agaciro maze indero wahaye yubahe umusore w'umupfiratana imfizazi va mu byakarande ngo ni nka data abari namwe mukunda utubari bizababyarira amarira marahazabagire karande stop drugs rubyiruko mwigize ibisare mukunda isura mu abasazi biharamagara n'ibirumbo intaho yanyu ni gereza mukora neza abayobozi ibi mbeshinge nzasubira umuhoza usingiza bidasumbwa Solange usangiza bamusanze umuzaranzika nkawe umuhuza nkaba mwari umunyarwandakazi wow iyi message ko ari nziza ubu umuntu yagifata mu mutwe nanjye nkajya nkibwira nk'abantu byashoboka birashoboka cyane wow ni cyiza iki gisigo ni cyiza cyane kandi kirakenewe muri iyi minsi nk'uko bivuze koko pe nibyo byeze ibiyobyabwenge mu rubyiruko bimeze nabi ahubwo sinzi ikintu kizakorwa kugira ngo abana bacu babe babivamo kuko birakabije urareba ukareba u Rwanda rw'ejo hazaza ukibaza aho turi kugana ni imana hamwe no kwigisha wenda none nuko nguko tugenda duhugura tubwira abantu bizagenda wenda
Imana igira icyo ikora. Dukomeje n'impano zawe noneho se Mana yanjye ngiye sinzi kabisa ndumva naryohewe nuko turatarama bwire buke ubundi ndahari. Tukubajije se nk'ibi byo gusiga ari nk'ahantu bikoresha ku byo bishobora kuba byaratangiye kukubyarira nk'umusaruro? Ubusizi buri mu byiciro. Hari uburyo nshobora gusigamo mu buryo bw'amagambo mu bukwe cyangwa se n'ahandi, ariko hari n'uburyo mbukoresha mu nyandiko. Uyu munsi wa none ndi umwanditsi w'indirimbo zitandukanye, ariko ibyo nayo ni iyindi mpano ahubwo ngira ngo biratandukanye. Kuba umwanditsi no kuba umusizi ni ibintu bitandukanye. Bisa nk'aho bijya gutandukana ariko bikagira ihuriro. Ubwanditsi bwanjye rero bwibanda cyane nta mupaka bugira. Nshobora kwandika uyu munsi nandikiye gakondo, abanditsi ba gakondo, cyangwa se nkandikira sekira cyangwa se gospel. Ariko uyu munsi abo bashobora twashe kuvugana no kwandikirana inyandiko nabo muri gakondo. Hari umuhanzikazi witwa Odintore, ahari ndamuramukije cyane, agira urugo rwiza, ndamukeje cyane. Odintore ni umwe mu bahanzi twakoranye bwa mbere. Impamvu mubyemera nuko aba yarampaye icyo bita credit name, nemerewe kubivuga imbere ya kamera nta kibazo. Abakunda ibihangano bye baremerewe no kujya kumureba. Ni Odintore official. Ni indirimbo yitwa Simbi ryanjye niyo ya mbere twakoranye, Umutoni n'izindi zitandukanye bagiye barazibona. None nk'ibijyanye noneho no kwandika indirimbo byo waba warabitangiye ryari? Watangiranye n'uwo muhanzi cyangwa hari izo wagiye wandika ukabona ko bishobora kujyamo zawe ku giti cyawe? Ntabwo biba byoroshye. Hari icyo bita guhasoringa, ndizera ko abantu babasha kunyumva. Turahatana. Ngenzi ko umuhanzi wa mbere nshaka kumwandikira byamvunye, naramwandikiye Instagram kuko nakundaga ijwi rye. Bati Odia wambabare wakabyara we ukama igihangano byibura ukagishyira hanze ukama credit, washaka ukanyandikira ku buntu birangira andya sini numva. Ariko nyuma byaje gukunda. 2019 aranyegera arambwira ati ariko Muhoza, nabonye nyandikira cyane uri muntu ki, mwereka ibyo mfite. Arangije arabikunda, turakomezanya. Ndizera yuko ubu hari n'abandi bagiye babona ibyo nakoze. Album imaje gusohoka yitwa Uri mwiza mama, n'abandi base baza turakomeza turakorana. Wow. Nibyo tujya tubwira abantu cyane cyane ko iyi YouTube channel yacu ikintu yaziyeho no kugira ngo izamure za mpano cyane cyane ziba zidafite ubushobozi bwo kuba yajya kuri kamera, badafite ubushobozi bitinya. Tubazanira abantu nkamwe mufite ibyo mwakoze, mufite ibyo mwageze kugira ngo mubatinyure byibuze nabo bibatera imbaraga. Avuga ati se kuki uriya yabikoze, kuki ngewe nibe mbyiyumvamo kuki ntabikora, cyane ko ari ibintu ushobora gutunga umuntu kandi bikaba byamugeza ahantu kure heza. Rero uko guhatana nako undi uduteze amatwi cyangwa se uri burebe ikiganiro cyacu n'uzakireba bishobora nawe kumutera imbaraga akavuga ati kumbe wandikira umuntu akakurya sini, akamwandikira inshuro imwe ebyiri ntucike intege ugakomeza. Niyo mpamvu rero Lioness All Talent duhari kugira ngo dufashe izo mpano zikiri hasi, ndetse murebere no ku bandi bagize aho bagera cyangwa bagize icyo bakora. Dukomeje ndumva twibanze ku busizi cyane ndetse n'ubwanditsi, ariko batubwiye ko ushaka no kuririmba. Yego. Indirimbo uririmba ni babyita iz'isi cyangwa babyita ni gospel, izimbaza Imana cyangwa ni iz'umuco? Ni gakondo cyangwa se karahanyuze. Ibyo byose biri mu rurimi rusa nkaho rujya guhuza. Ngiye kubidusangiza dutaramira. Uradutaramira uducurangira se cyangwa? Reka mbanze mbataramire ntacuranga hanyuma ndahita ncuranga. Nta kibazo rwose, ni karibu cyane. Inyange muhora cyeye abana twaganaga nkura mu kijenera hejuru nkogeza nturiye mbinyamibwa njye n'ubu ikizi zaburahanga
wari ibiganza bigabamariza wari umubyeyi tukagusanga inongere ngire ntikaramu kuranyituze kuranyituze kuranye ubwiza ukaba kandi ingenzi koko uhorenze nkwihoreza umutesi ireheku nakundwe nukuru urabikwihiye. Wow. Okay, turakomeza noneho nta bintu byinshi, turakomeza udutaramire kuko biraryoshye cyane. Ngira ngo tujya tubivugaho cyane ko ibintu bijyanye no kuririmba, gusiga, kuganira n'ibintu abantu baba bakeneye kumva kugira ngo baruhuke basubire muri mood nziza ndetse muri bya bihe, kandi binabavure ibintu bijyanye n'umuziki. Akenshi harimo n'ubuvuzi bwabyo. Umuntu rero iyo yataramye arizihirwa agakira imihangayiko y'isi. Music is therapy. Yeah, is therapy. Tugiye gukomeza rero naducurangira. Ikibazo ese ko nizanye natwe twakwakiriye cyane na yombi niko babyita. Mwanyakiriye na yombi. Nyarukirayo umumbwirire azaze ejo, utumutima wagukunze urakumbuye uzaze ejo, utamaso yakuba nyabanyuhise ati niwe, utamatwi yakumvise yumva uvuze ati niwe, erega ndagukunda, erega ndagushaka, utahubwo watinze kuza kumureba, nyarukirayo umumbwira uti uzaze ejo, utibabaza umubabarire niba wumva umukunze, tekereza ibyishimo nagira mbonye uhageze ejo, ukunda aragukunda, ukunda aragushaka, utahubwo watinze kuza kumureba, nagiye nagezeyo nasanze amerewe nabi, yabyutse mbona afite intege nke, yarambwira ati nyaruka subirayo umumbwirire uti ntakibyuka, uti naho umutima ntabwo wigeze ukubaho, ukunda aragukunda, ukunda aragushaka, utahubwo watinze kuza kumureba. Sasa tugiye guhita dukomerezaho rakadukirishaho n'akandi kuko no kumva gitari biba biryoshye. Sinzi ubundi hatabaho umuziki wa mugani sinzi ukuntu twari kubaho.
komeza urukomeze rugwizimuke nicyo rubereyeho narubariye igicumbi mu mutima ugukunda nta kizarungabanya uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga jambo wambwiye turi twembi humura ndakumva pe jyane icyizere gitubutse simvuze ndacecetse ariko yizere ko turi kumwe kandi tuzahorana zere kw'amahoro n'amakuba ibyo tuzabifatanya sinakwanze shenge sinakwanze ntibikabe no mu ndoto sinkabirote wowe iwanjye ntibikabe no mu ndoto sinkabirote wowe iwanjye ntibikabe ibitotsi biba bike nkaceceka undura amaherezo y'ibyo bintu umutima ukanga ugatera cyane nibutse urukundo rwanjye nawe mama sinakwanze shenge sinakwanze humura amahoro yanjye uko bukeye niko rugwira nsigaye nibaza icyawampaye gituma ngukunda urudasanzwe mama sinakwanze shenge sinakwanze yakunyeretse nayitabaje ikakumahura urumuri rwayo ngumumuriza ahandi hose ubiyo nakubona ubumba narapfuye mama sinakwanze shenge sinakwanze mama sinakwanze amarira akambuga mu maso agahinda ko kuba kure cyane kakankura mu bandi aho ndi nkusanganira kugira ngo nduhukiye mama sinakwanze amarira akambuga
mu maso y'agahinda ko kuba kure cyane kakankura mu muhanda wundi nkusanganira kugira ngo nduhuke mama sinakwanze shenge sinakwanze. Biraryoshye cyane noneho ndibaza nk'ubu gucuranga bari ibintu byagutwaye nk'igihe kingana gute? Ntabwo ntekereza ko wenda aho nshaka kugera ntarahagera kuko buri wese aba ashaka gutera intambwe ajya imbere, ariko byantwaye ubu ni nk'ukwezi wenda kwa munani. Kwa munani gusa? Ntekereza ko ari ukwezi kwa munani kuko meruka ntangira kubyiga. Ndibuka ko ni mu mwaka ushize nibwo natangiye kwiga nko n'undi mu mezi nko mu kwa munani n'ubundi. Rero ntekereza ko wenda hashize amezi nk'umunani njyewe ntangiye gufata gitari ndi seriye. Abantu bajya bitinya ngo gucuranga gitari ngo ntabwo babishobora, ngo ibikino nta bakobwa bati intoki, wababwira iki? Bijyanye n'intoki byo ntacyo nabivugaho. Ntabwo zikurya, ntabwo byatangiye bindya, birakurya, hakaza amabavu, agacika ibisebe, hakagira hagakomera. Ariko icyo navuga byo nta nzara watunga. Icyo cyo nkiberurire, ushaka gushyiraho inzara za zindi z'imirimbo zigezweho, ubwo aho ngaho usezere. Ntabwo wacuranga gitari ufite inzara pe. Ariko urumva ko ni ibintu bishoboka niba warabikoze ayo mezi nageze ku mwaka ukaba ushobora gucuranga ugataramira abantu, urumva ko ni ibintu bishoboka cyane. N'undi ashobora kubikora yabishyizeho umutima kandi yumva ko bimurimo koko. Gucuranga no kuririmba gutya byo hari ibitaramo wari watangira gutumirwamo cyangwa se nk'ibirori runaka ku buryo bishobora nko kukwinjiriza kugira ngo imvune byibuze watakaje zibe zitangiye kubyara umusaruro? Ntekereza ko ntabwo byabura, ariko njyewe iyo ngiye kureba wenda uburyo umuntu aba abyifuzamo ntabwo ariko bigenda. Ariko nizera ko bigeze kure wenda ku rwego uko natangiye siko bikiri. Natangiye ncuranga biri aho nikinira, nyuma yaho wabikunze arantumira, birangira ngiye nyine gucuranga mu bukwe, amaburadosha barantumira, nanababwira ko unkeneye mu bukwe ndaboneka, gusohora abageni ndabikora. Ubwo rero usanga ko biragutunga, ntabwo biri ku ijana ku ijana. Nacyo kintu wenda ngira ngo nerurire abantu bari bubasha kudukurikira, ikintu bita gakondo ntabwo abantu baracyakira nk'uko biri, ntabwo bariyumvamo ko iyi njyana ari iyacu, ni umwimerere wacu, ahubwo nicyo kintu twakabaye dushyira imbere. Ariko ntekereza ko bizagenda uko iminsi yicuma, ntekereza ko wenda bazagera bakabikunda. Abantu ubona ko muri iki gihe nk'abantu bagenda bakunda ibyacu, abanyarwanda bagenda basobanukirwa bakabikunda kurushaho, kubera ko n'ubuyobozi hari ukuntu bushyiramo imbaraga bukavuga ati ariko si iby'iwacu kuki atari byo abantu bakunda, bakanabishyigikira bakabyiyumvamo cyane ko nk'uko iby'ahandi bibyara umusaruro n'ibyacu bibyara umusaruro. Noneho ibyacu kuko tuba tubyiyumvamo cyane nibyo byiza cyane kurusha bya bindi by'ahandi. Nk'ibihugu byateye imbere byo muri Aziya nk'Ubushinwa cyane cyane mujya bubera icyitegererezo ibindi bihugu. Abashinwa ni abantu bakomeye ku muco wabo, uzarebe utazi igishinwa rwose ntabwo wakwivuga ngo ugiye iwabo ngo barakubwira mu Cyongereza, wapi ugomba kuvuga ururimi rwabo. Rero n'ibyacu nitubikunda tugakomeza kubiteza imbere, ntekereza ko bizageza kure u Rwanda, kandi u Rwanda ni twebwe tugomba kuruzamura, gukomeza kuruteza imbere no kurumenyekanisha no mu mahanga. Wenda unarebye ubona ko ubukwe nta hantu butaba. Bivuze ngo rero nta mugeni urasohoka nta ndirimbo za kera zimusohoye. Usanga ko mu bukwe n'ahandi hantu hatandukanye usanga ko izo ndirimbo zikora, ahubwo wenda ikintu kitaramenyekana cyane cyane nko mu ntara nta hantu ushaka gusanga igisope, gakondo, nayiti n'ibindi bintu bijyanye n'indirimbo za kera. Bivuze ngo rero iryo terambere nitwe tugomba kuba umusingi waryo kandi tukanaryerekana. Niyo mpamvu ndi hano kuri Lioness All Talent. Ni byiza cyane, ariko nk'abagukeneye wa mugani uretse kuri platforms zawe, niba bitakubangamiye ushobora no kubabwira nka nimero bashobora kukubonaho kugira ngo babe baguhamagara bati se ko dukeneye umuntu uza kudutaramira mu bukwe, ushobora gushyiraho nimero zawe nibe ntacyo bitwaye. Mushobora no kuzipininga ku kiganiro biremewe, ariko nimero nkoresha ni y'akazi nyine, ubwo nyine umuntu ayikenera yahamagara cyangwa se ndakaba yananyandikira kuri WhatsApp banyeneye 078
7 2 9 2 6 9. Yes, 0 7 8 7 2 9 2 6 9. Yes, abantu ndizera ko bagukeneye bakeneye ko abasusurutsa mu birori bazaguhamagara ahantu hose mu Rwanda ushobora kuhagera nta kibazo. Wow, ni byiza cyane. Hari abavuga bati turakorera wenda mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu ntara y'Uburasirazuba gusa ugasanga handi ntagashobora kugera, ariko wowe nibe woroshya ibintu ukaba wagera ahantu hose kugira ngo mberurire neza no kubona turutse muri Kirehe. Abantu bari Kirehe ndabaramukije cyane. Uyu munsi nicaye i Kigali kugira ngo bamenye yuko none abantu bose nge nigererayo naje. Yes, ni byiza cyane kandi tunabigushimira ko watwemereye kugira ngo duhe umwanya wawe tuganire utugezeho izi mpano zawe zigiye zitandukanye, kandi unadutaramire ko twaryohewe cyane. Ndatekereza n'abandi aba Lioness All Talent badukurikirana nabo baraza kuryoherwa n'ikiganiro twagiranye. Dukomeza tuganira twebwe impamvu twitwa Lioness urabizi ubundi ni intare. Twahisemo iryo zina ni ukugira ngo dufashe cyane by'umwihariko abantu b'igitsina gore, kuko ibintu bijyanye na entertainment cyangwa imyidagaduro abantu b'igitsina gore usanga bitinya pe, baritinya impano zabo ntibashaka kugira ngo bazizamure. Iyo tugiriye ubuntu rero bwo kwakira umuntu nkawe w'umukobwa witinyutse ubikora neza kandi bifitiye akamaro, twagira ngo ugire icyo ubabwira bariya bana b'abakobwa bariya bagore bitinye kandi basazanye impano badashaka kugira ngo bazigaragaze, wababwira iki? Ikintu nababwira rero mfite byinshi byo kuvuga. Nta kibazo rwose bibabwire. Ikintu bita kwitinya, hari uburyo umuntu ashobora kwirimita mu mibereho myiza kandi bitewe no gutinya si ikintu. Ubundi hari n'umugani bajya bavuga ngo bajya bavuga ngo ari ukuntu ngo intinyamaswa iry'amarozi. Intinyamaswa iry'amarozi. Kujya ahantu ugatinya ukaba ushobora bakanakugaburira ibintu nyine unabibona bakanakuroga ubireba, ariko ukemera ukabirya kubera gutinya kuvuga ngo simbirya. Bivuze iki? Hari ukuntu umuntu yitinya agashobora gutuma umugisha wari uri imbere utamugeraho. Kwitinya si byiza. Nababwira ngo ubu nanjye bambona najyaga nibaza ukuntu namenya gitari. Naje gusanga nari buzagwa mu gishuko cyo kuba nari buzaba umwana w'umukobwa ushobora kuzisanga wenda natewe inda n'umuntu w'umucuranzi. Nditateganijwe nyumve neza kubera ko nkunda umuziki, akaba ashobora kwitwaza icyo kintu. Narabikundaga pe, uburyo umuntu ashobora kuncurangira nkaba naramujya inyuma nkamushorera tukagerana mu rugo iwe nkurikiye gitari. Naje gusanga bino bintu bidasengeye, nabone reka nicare nkire hamwe akaguru, ahubwo nanjye ndebe uburyo kinabyiga. Ikindi nanone, iyo umuntu atari kubona yuko ushaka kugira impano, ababyeyi ntibabikunde cyangwa se bakanakurimita, bakakwereka ko ibyo bintu bitazagutunga. Cyangwa se ukaba ufite impano, nk'ubu ngubu hari abantu bazi ngo abantu bacuranga muri gakondo cyangwa se mu majoro mu bisope ngo ni indaya. Ndajya mberurire ko ibintu nta hantu bihuriye. Ibyo umuntu akora n'impano akora n'ibyo acurangamo nta hantu bihuriye n'ibyo batekereza. Bivuze iki? Wowe niba uri umwana w'umukobwa, kora cyane uteze imbere impano yawe. Wowe umutima nama wawe icyo kwemeza ni icyo ngicyo. Niba ukunda gucuranga, byige wige gucuranga, ucurange, hanyuma ushyire hanze ibyo ugaragazamo. Abantu nibo babikunze, babikunda batabikunda wacika intege, ntuzigere uvuga ngo ko batabikunze. Bikunde ubikore, ibyo bishaka gutunga. Ntekereza ko abantu benshi turi hanze aha dutunzwe n'impano. Yes, abantu benshi batunzwe n'impano zabo. Rero ikintu cyitwa ibintu byo gucuranga ndaberuriye, ni byiza, bivura na depresiyo. Reka bivura na depresiyo. Ibaze niba warumvaga umuntu acuranze ugahita ugenda igihe ikintu cyitwa abacuranzi n'uyu munsi wa none, ubu murasigaye ncurangira nkumva ibintu yo gucuranga ntabwo birenze. Atari uko wenda atarenze, ahubwo kuko nanjye hari icyo mbifiteho ubumenyi. Ubwo bumenyi mfite rero busigaye bundimita gukurikira ibintu nkurikiye ingende mu gihugu. Nase kubera iki we adashobora kubona ko nzi gucuranga niyo ngo agira amatsiko amenye nuko bafata iyo miryo. Yes, cyane nuko iyo abantu bitinyutse wa mugani
impano zabo zishobora kugira aho zibageza. Hari umunyamakuru umwe uri celebre watubwiye akanavuga ati ngo burya ngo iyo ufite impano ntuyikoreshe ngo Imana izayikubaza. ariko ni nabyo nk'abantu mwe ntimuzabazwe impano zanyu mutakaragaje. gusa izi mpano tugaruke inyuma, izi mpano nubwo tuzifite ntabwo zizadutunga nta bufasha dufite. Itangazamakuru rirabe ryumva rifite ubushobozi buhagije bwo gukina izi ndirimbo zacu. Niba umuntu akoze indirimbo ya gakondo yishyire mu ba mbere uyikine, itangazamakuru ribigaragaze ku mateleviziyo, kuri radiyo Rwanda n'ahandi. Kuko nibagendera kuvuga wenda ngo barashaka ngo u Rwanda rugaragara, burya umunyamahanga ava imahanga aje i Rwanda akurikiye danse traditionnelle cyangwa se imbyino gakondo, ugasanga yizihiwe arabona inanga akizirwa. None se ugira ngo nitutabikora hari umuntu uzabitugaragariza? Ntawe. Ibindi baba babizi, baba bavuye iwabo babizi, baba baje kureba rero n'ibyacu. Niyo mpamvu tuba dukwiriye guteza imbere bya bindi by'iwacu rwose nibyo, kandi nabo bafite izo mpano nshyashya nazo nizizamuke. Dukeneye ibintu bishyashya, rega ntabwo twahora mu bakoze gusa ngo aribo dukomeza kureba, dukeneye n'abandi bashyashya, kandi ubyifitemo uwo wese akwiriye guhaguruka nyine akagira icyo abyazamo umusaruro ku mpano ye, akayibyazaho umusaruro. Wenda n'irindi banga bashobora kuba wenda bashobora kuvumbura, imbuga nkoranyambaga zirakora. Uyu munsi wa none ntekereza ko abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagomba gushyira imbere ibi bihangano bakoze. Ikindi abantu babaye famous cyangwa se bamenyekanye ku rwego ruri hejuru, ibyaba byiza kurushaho kugira ngo impano y'umuntu igaragare nuko hari ikintu kiyigaragaza. Niba umuntu yakoze indirimbo, ihutire kumukorera icyitwa challenge ku ma TikTok, bo barabizi. Abantu bo muri gakondo gutera imbere nubwo tubona twe bigoye, ariko twe ubwacu twakwiteza imbere. Dukorerana ama challenge. Niba umuntu nkarutije wari yakoze indirimbo, abahanzi bakomeye bihute bajye gukora challenge. Nkuko ujya kubona ukabona aba Bruce Melody bakoze indirimbo, banera ingabo bakazikoramo vibe, bakazivibinga, nyine ukabona bari kugaragaza nyine ibyo bihangano. Natwe ubwacu muri gakondo turi bake, ntabwo turi benshi burya, turi bake kandi tumeze nk'umugozi wizenguruka. Ibihangano ni bimwe turabigarukamo, niyo dukoze cover ni zimwe, ikindi iyo turirimba indirimbo injyana ni imwe, n'inyandiko ni imwe. Ubwo rero dufashanye dutezanye imbere. Gufashanya byo biba bikwiriye cyane ko nta muntu wazamuka ari wenyine ngo bikundereka, ntabwo byakunda. Ugize neza kuri icyo kintu utubwiyeho, ndizera ko ari ubutumwa bwiza uhaye n'abantu, kandi ni ubutumwa bushobora kugira industry, uruganda rw'umuziki wa gakondo cyane cyane hari aho byabageza, n'abandi bajemo ntibumve koko bari gukora bonyine, ahubwo babone ko bashyigikiwe. Abo bakuru babo babafata ukuboko kandi babageze, bagira aho babageze. Dukomeze dutarame agati gaturike. Yego, gutarama biryoshye rwose. Rukundo ni nawe muganga wenyine wanyize icyo cyorezo, baransaba Imana kuzamumurikira umuryango, nibanira ubudatana na beretirida. Rukundo ruzima reka nkumenera ibanga, nifuza kukwereka data wanyibarutse, anakwereka mama wanyirereye, n'abavandimwe tugafatanya ibyishimo. Nteye indwara itoroshye Rukundo ni nawe muganga wenyine wanyize icyo cyorezo, baransaba Imana kuzamumurikira umuryango, niba
tuganira ubudatana na Beretirida. Umugani wacu ahagaze nk'abitumira, abatuma kuwo nkunda abatuma kuwo nkumbuye, utagutashye cyane uguhoza ku mutima, utaragutashye cyane wabereye ikirezi kirusha ibindi kwera, utaragutashye cyane uw'Imana yakugeneye. biraryoshye cyane. Njyewe ndumva twakitaramira bukira bugacya, ariko ntabwo twamutwara umwanya munini cyane. Icyo twavuga nuko tugushimiye cyane cyane cyane, kandi turizera ko tuzongera tukajya dutarama, kuko ahangaha ni mu rugo, ubu habaye mu rugo. Yes, turimo dusoza, twagira ngo ugire ubutumwa ugenera abantu bakurikiranye Lioness All Talent. Abantu bakurikiye Lioness All Talent, icyo nababwira by'umwihariko abasizi, abahanzi cyane cyane gakondo, abantu mufite impano mwumva ko kuyigaragaza bigoye, nabagira inama yo kwitinyuka mugashyira ingufu mu kintu mwumva mukunda, kuko nta muntu uzabibafashamo uretse bo ubwabo n'imbaraga zabo. Ikindi nabwira ababyeyi bashobora kuba wenda babasha kubona abana babo bafite izo mpano, babereke ko hari inzira, hari uburyo. N'abahanzi bagezeyo kandi ntibace intege abakiri hasi, ahubwo bafata ukuboko. Niba uzi neza ko wenda urugero ushaka kuba wenda uri umuririmbyi, njye ndibanda muri gakondo kuko ni umunsi naje mpagarariye gakondo muri Lioness All Talent. Niba uzi ko ufite ikiraka cyo gusohora umugeni, ukaba utakorera amafaranga ari munsi y'ibihumbi 300, wowe ukaba uzi ko umusizi muhoza ari hariya wenda ashaka gukora 200, kimuhesha. Icyo nicyo bita gufashanya. Dufashanye ibyo udashoboye ubihundi, kandi nizera ko bishobora gufasha. Ikindi wenda navuga, reka mbashimire by'umwihariko kuba mwantekerejeho mukampa umwanya. Nshimira n'umuntu uri inyuma ya kamera cyane, ndamuramukije nawe, mubwira ko yakoze cyane kuba yabashije kwitanga agafata ikiganiro. Ni ikintu cyiza ntizimbye mu magambo. Abantu bose bo muri gakondo ndabaramukije cyane. Mwebwe rero icyo nababwira, mufite akazi abo mukomeze mukore cyane, mutumire n'abandi benshi. Nawe uramutse ukeneye kuza kuri Lioness All Talent, ushobora kumpamagara kuri iyo nimero natanze nkaguhuza nabo, cyangwa se nabo nomero yabo yabiri ukabahamagara. Ni abantu beza cyane, kandi ibyo bari gukora ni ibintu byo gufasha abantu nkatwe dushaka kugaragaza ibyo dufite abandi batamenye. Arakoze cyane. Yari umusizi Umuhoza Solange, mwabibonye ko ni umuntu uzi gucuranga, azi kuririmba, azi kwandika, ni byose. Ndatekereza ko hari byinshi adusigiye, kandi n'abafite impano zimeze nk'ize hari ubutumwa bamukuyeho, cyangwa se hari ubutumwa abahaye. Dufashanye, twitinyuke, kandi nzi ko tuzagera kure hamwe na Lioness All Talent. Hano turahari kugira ngo izo mpano zikiri hasi, izo mpano zitagaragara, muze tuzerekane, tuzishyire ku itara. Twe twitwa Lata, kandi tuba dushaka kugira impano tuzishyire ku itara. Turagushimiye cyane rero, wakoze kubw'umwanya wawe. Tuzasubira ubutaha twongeye gutarama, twongeye kuganira, kandi ibyo turi gukora birikomeza kutubyarira umusaruro. Tunakwifuriza ko wakomeza ugatera imbere, ukagera kure cyane, ku buryo tuzaza ubutaha uri kutwakirira ahantu hakomeye, tubona ko wagezeyo rwose kandi byabye umusaruro mwiza. Twagushimiye cyane, tuzasubira ubutaha. Ciao, bye. Ciao.